Morning class. Yego. Jadi bicara ku. Fata kumyuka ahangaha ni. Fata kumyuka. Kumyuka ni biki? Fata kumyuka. Ni biki mwa sana. Ufite ikihe kibazo muri Gisusa? Iki ni ikibarade. Barade kundebera n'ibintu bibi. Iyi ni nkingwa yawe. Azikugaburira. Wese iki kirangaburira nje. Cyakoze. Kimbabaje. Menye ibyawe nanjye menye ibyawe. Amakaramu usaba watwaye icyenda ntuzigiye ngaho kuyurwa guswa mu ntebe ngaho iki je va mu maso Quatro tá no meio. Chichu Só aquele manhã que dá de ano. vamos massa chikote Sweat. we Yes bro. andika ka Nta bintu narindi mariko. andika ka ingomba Ngomba ashirwa muri primaire nibwo nzanye. aha akira Yewe ndi umuturuwa. ka urayizi Kagomba jwi ka. Shoji. Nazana hano. mwe ibigaje bya Sika hapo saka no tuji twamenyere ka. ka ntabwo bayandika gutya Ako saka kanyuri hindutse koko. nihinduka Ibintu wiza ngo wayandika. dore ko bayandika Yego prof, ako ngenda bizi neza Uri nduraho. Ngenda bizi neza. nduraho. Yego. cyuka afite sahu Aha, utu ni abana bo mu gasoni wa. by'abana bo mu gaso Abana bo mu gasoni. dore ko bayandika Yego profe. Ayiwe, muze mundeberewe. uko niko bandika ka subiramo ahubwo Kababasha. Reka nkubwize ukuri. Kani iyi ngiyi. Ibi ni ibiki ngo yagize gutya niba ari na gutya simbizi. wowe uri umupfupe Ako se sibira. kandi icyendere ku bandi wowe uri umurava Ahakuze mu coaching. Wowe uri mu biki reba andika ca ca yananira ca aha se ticho ntabwo nyizera mu myandikire se andika bya wandi ca ni ibintu byanjye ariko si ca ushaka se andika ca ushaka n'ibindi ngaha andika ca ntabwo ushushanya se andika ca ngenzi gushushanya
ni ibintu nize. byandike Ye, si icyo ushaka. Si ngiyi se. Rega ni ubuhanga dusangamo. iyi niyo ca Mbona uvuga se si. niyo wigaga iwanyu. Niyi nigaga nyine mu rugo. andika gutya ca nuko bayandika isubiremo. Mega caya ticha. Ticha. Nagira ngo ni abanyeshuri twimeka gusa. Gute? Gutyo. wogiye gupfa pe mwebwe ni Ticha nawe ko nta byuzi. uzatangira bundi bushya. Nabyuze. nabyuze nibyo byawe. wowe andika ma. Ticha biteze. Banza usuhuza ariko ticha. mutusuhuza iki? Ticha none ma Yiganye nawe? Ticha ma ntago nayandika rwose. andika ibyo Umuntu wandika. ugeze mu wa gatatu koko ma bayiga mu wa kabiri ibyo wandika. nako ari mu wa mbere. Andika. Batangira kwiga ngombajwi. urimo urabura nanjye se. Nta kibazo reka andika ni. ibyo wandika. Tangiye no kunywa amase gake gake. Ticha nta kibazo reka ndeke kubyandika. Reka mbyandike nta kibazo. Nuko nyine ticha andika ibyo wandika. Ticha none ngaye. Sibi sinakubwiye ko ngiye byose mbyumva. Ibi ni ibintu rwose mbanzi. ubu urabyumva? Ticha noze singi wambwiye. ibi nibyo nakubwiye. Ticha iyi urabona arika cyangwa ni ma. ndabizi wowe wabona uyibonyemo va. andika ma gutya. Ticha ni ibi ngibi se ibi none si iki niki bitandukanye ticha. reba bariya makuru. Ticha habayeho kwibeshya gato nyine. Sibi se? sha nawe uri umupupe. Ticha ni ngibi rwose. nuko ngaho sigarana ubwenge. va. subiramo wivivura andika va nyayo. cyakoze wowe waragerageje. Reka mwari njye mbona narasubiyemo. wasubiyemo ndabibona. Ariko reba nguyu uretse mubaze Mbaza gusubiza. iki kintu ni iki wambaye? Ugeze ukuri bari baranjanye imageragere. iyi ni uniform y'amageragere se. Hahandi biti Madrid so wazi. uniform zayizana ryari? Ndateganya kuzazana umwaka utaha niga mu kane. nawe ufite ibibazo nubwo wakuze. Ariko mfite ubwenge mwari wabibona. nta bwenge ntabwo utambara uniform. ubu uri mu biki? Sibyo rwose. ibiki? fata ikaramu mbere musaza wanjye andika arayumva. arayumva. Mwari ngiye rwose mushimire birazwi ariko. Njyewe umuntu. Nuko corona yaje muri sina bagwa mbere se subize. ndabibona ibi ni byo wajyaga wandika. Ariko no kesa cyane nk'ako muganga. subiramo. Arayumva. andika hano arayumva. Nandike arayumva. Antoni arayumva. Aya kazi kose ndagenda ndakeka nashoje. ibi nibyo wigaga iwanyu. Ibi ngibi igeneje muri cyakora ndi gukora mu bintu. wakoraga mu biro wandika ibi. Nandikira grade ku muyobozi w'umudugudu. avumba. Ahubwo nawe kora cyane naona kunyonga wasanga ubwenge bwarabuze. bwarabuze. avumba ni arayumva. Nusisiya. andika ntoni. None. Asa kazi kose ubwo none umwaka tutaba mwaka n'umwaka. ntabwo bibaho. none Squad. Isi si byambwiye. ntoni. Genda none genda nawe wibaze umwana wawe. ubundi se watekereza ko ufite iki gisatsi? ufite iki gisatsi? Ibanga nta icyumba neza. nuko uri igicucu gusa.
we udensiyana mwicanaga yagiye inde udensiyana uvuze nde udensiyana bude ntabwo ari wowe mbaza budeki udensiyana ya voilà ubu ngubu tuvugana naje ku ishuri bambwiye ngo ari ku gisa ahubwo uri tayari tujya kumusura tujyanye n'igikoma ngo ari ku biki ku gise se ngo umwicanaga yagiye yarongoye inka baramufunga bagira bate baramufunga bamukatiye 30. sha nawe ugiye kuzasuka nawe uzajyayo uzamukurikira oya ntabwo nagiye ngewe sha we macibiri mwicanaga yagiye mukanga iki macibirizi koko mu macibiro mbaza ko nahirundu nkaba undi akaba atabizera koko urumva twahurira ubwo mperutse kumva inkuru ngo Libe yagiye gukora iperereza ngo baherutse kumuterera ubwo ndumva nka karasi twafata umwanya tukajya kumusura tugira dute tukajya kumusura bamuteye ubwo si wowe cyangwa arengana we mwana njya kuzukwita umuntu rero ntabwo tubishaka bigiri mwicanaga yagiye ushobora kunkanga kandi wari umuti ndakubaza bigiri mwicanaga yagiye bigiri meruka ngo yagiye hanze baramushira utamukurikiye mukurikira se kuko ngewe mutunganya ubwenge nawe mwana nakubonaga nk'umwana mwiza mwarega nje n'umunyeshuri mwiza mwana nawe wamajije gupfa mwari ndi umunyeshuri mwiza umva nkubwira ikintu cyane ngaho kumwana umunyeshuri je ndi mba nkora etide mwana wowe akutuce nakwemye kumubita akubonda se niko ntone mwicanaga yagiye mama wese disese bakinze ngencinga abana sende umukuru w'isibo sende umukuru w'umudugudu kumbaza none ahubwo mwaricaranaga mama yantumye kwiga ntabwo yantumye kugenzura abanyeshuri bavuye mu ishuri narumvishe mama ngo sigara agiye nka muri gishwa tuzajya kumushaka mva imbere kandi muza mu stress umuntu nawe uri mu mupfu pe umupfu ni ninde subiramo imitegurire mubwiye iki hari ikintu mubwiye wambuye imbere ngaho yaza ngo uri kwiga ngomba kuyaza wowe se wisha abandi ko bari kwiga uri mu biki ngewe nta kintu cyajya mu mutwe mu gihe ntarasoma ku isaka isaka ni ibiki isaka ntabwo byumva kimbwira icyo kintu cya kintu nkunda cyane igiki iyo wanyunze ntabwo twahuraga mu kabari sohoka hanze sha ntica nuko bigenze sohoka igisohoka sohoka hanze please tichitonde yelo wabagaye musirikare ase ngo bimeze gutera cha darasani natwe ubu ngubu tuba twiryoheye turi ku masomo no ku myotsi ase aho hanze ikigo ngo bimeze gute wana reka sha waziziye karasi se mani kaga profe karacyari ntabwo nawe ntukabwe kaga ni wa mwarimu aracyahari rwose arahari rwose nta kibazo rwose arahari pe ntumugireho ikibazo uriya rwose ni inyangamugayo oya nta kibazo wakumva nakugaruye profe ngagaruke ngarakwemereye ngo ejo uzagaruke rwose nari nabikubwiye rwose ahubwo rwose ejo uzaze wana